tuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane. Yesu ashimwe, ndagushuje wowe nshuti ya Ndi Umutsinzi TV, n'amahoro bigwire muri wowe. Uyu mwanya ndashaka kugezaho inyigisho igaragaza uburyo ki Imana yadukunze urukundo rukomeye, rwa rukundo rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo adupfire, kandi akadupfira tukiri babi. Abantu benshi bazi ko ahari wenda kugira ngo Imana ikwakire cyangwa se kwishimira ari uko hari ibyiza uba wakoze. Iyo niyo formule twasanze iri ku isi, ariko ntabwo ihuje n'ukuri cyane, kubera yuko tubona yuko ibyanditswe bitugaragariza neza yuko umuntu atabasha kubahiriza amategeko cyangwa se atabasha gutungana mu maso y'Imana ngo agire ubwiza imwifuzaho, kubera yuko afite intege nke. Intege nke rero afite, cyangwa se umuntu wese ku isi aba akagera mu mwanya yaba arimo wose n'uko yaba ameze kose, intege nke turazinganya. Hanyuma niba atunganya intege nke, bivuge ngo twese rero turi munsi y'amategeko byanditswe, cyangwa se amategeko araturusha imbaraga. Bivuge ngo rero iyo umuntu ashatse kwikorera ikintu kimurusha imbaraga, nta kindi kiba usibye gupfa, usibye kwicwa n'icyo kintu nyine. Rero twebwe dukunda gushaka guhangara amategeko, nyamara ntitumenye imbaraga zayo. Abahanga baravuze ngo amategeko arusha ibuye kuremera. Iyo bavuze ibuye ntabwo ari ibuye waterura, ahubwo ni nk'urutare. Bibaza ugiye kwikorera urutare rwose, hari amabuye rero aremera cyane ku buryo utariterura cyangwa utanatekereza no kuba wariterura. Ayo mabuye ngo arushwa uburemere n'amategeko. Ubwo bivuge ngo amategeko ntabwo ari ikintu cyo kwisukirwa. N'Imana ijya guduha amategeko yasaga nkaho iduhimye, byari agahimano, byari nko gushaka kutwicaho no kwihimura, kubera ko yari izi ko abantu batazi kureba kure. Rero ngo nibagerageza kuyubahiriza azabakubita, azabarimbura. Hanyuma nabarimbura rero bashobora kuzanshakisha, barangiza bagaca bugufi imbere y'ubwiza bwanjye, hanyuma nkabihera ubwiza bwanjye. Rero niyo mpamvu aka kanya ngiye kugusomera icyanditswe hano kiri mu Baroma igice cya 5 ndetse n'umurongo wa 6, maze turebe neza uburyo ki Imana yashatse gukemura icyo kibazo cyo kuremererwa n'amategeko kwacu. Hanyuma nuza kumva ibyanditswe bikunogeye cyangwa se bigushimishije, uze gutera comment cyangwa se ukore like. Ikindi ushobora gukora subscribe niba wumva hari icyo channel ishobora kugufasha cyane. Wabaza, watera inyunganizi n'ibindi n'inama, hanyuma tugakomeza gushyigikira ubwami bw'Imana ndetse abantu basobanukirwa inkuru nziza ya Yesu Kristo. Inkuru nziza ya Yesu niyo twigisha. Rero tugiye gusoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 6. Aravuga ngo tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Hanyuma arakomeza avuga ngo
ngo birakomeye ko umuntu apfira umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkaswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Haleluya. Ahangaha iyo wumvishe iki cyanditswe ndetse ugatega amatwi ugasobanukirwa ugasesengura, wumva ko harimo ikintu gitangaje cyane, ngo tukiri abanyantege nke. Mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ushobora kubaza ngo ni ukubera icyo bavuze ngo tukiri abanyantege nke? Ese abanyantege nke ni bantu ki? Ni abantu badafite ikintu bashobora gukora. Niki cyagaragazaga intege nke zacu rero? Ni amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe twubahiriza amategeko y'Imana tugasanga atunaniye kuyubahiriza, ibyo adusaba kwirinda bikatunanira, icyo gihe twagaragaye ko kamere yacu ni inyantege nke. N'Abaroma igice cya 8:2 haravuga ngo iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, icira ibyaha bya kamere iteka. Bivuge ko mu by'ukuri Imana yararebye ibona ko kamere yacu ni inyantege nke, dufite intege nke ku buryo tutakubahiriza amategeko. Hanyuma irangije ifata umwanzuro wo kugira ngo ya mategeko cyangwa se bya bindi yashaka ko twubahiriza haboneka umuntu umwe ubyirengera. Hanyuma uwo rero niwe Yesu Kristo. Hanyuma ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Bivuga ngo Kristo yadupfiriye turi abanyantege nke, cyangwa se yari abizi abantu aje gupfira ko ari abanyantege nke, bananiwe kureka ibyaha, bananiwe kubahiriza amategeko. Yari abizi, ni nacyo cyamumanuye, nuko yari abizi neza yuko abantu aje gupfira ni abantu bananiwe kubahiriza amategeko. Rero niyo mpamvu nawe uyu munsi ukwiye kumenya ngo Yesu yanyitangiye kubwo kunanirwa. Hanyuma rero numara kumenya iki kintu, ntabwo uzongera kugerageza gushaka kubahiriza ibintu n'ubundi wari warananiwe. Amategeko ntabwo wagerageza kuyubahiriza kandi n'ubundi Yesu yaraje kubera ko wagerageje bikanga. Bivuge ngo ni ikintu ukwiriye kuzibukira, ndetse Imana yashaka kudazibukira ayo mategeko, ko yari ibizi ko ayo mategeko ntabwo azigera agutunganira, ntabwo azigera aguhesha ubuzima ukeneye, ahubwo azakuzanira urupfu kubera ko uri umunyantege nkeya. Weme intege nke zawe. Amategeko yaje kutwemeza intege nke zacu, ntabwo yaje kugira ngo tuyubahirize tuyatsinde tubwire Imana ngo dufite imbaraga. Iyo yabishatse kugira ngo tugaragaze ko turi abanyantege nke. Nitumara kumenya ko turi abanyantege nkeya, maze tuyibwire ngo dukeneye ubuntu bwawe, tugirire imbabazi, tugirire ibambe, bari wowe wita ku byacu. Hanyuma rero yarabibonye, Imana ibyitaho, itugirire ibambe, iduha umwana wayo kugira ngo za ntege nkeya zatumaga tutaba abakiranutsi, noneho haboneke uwuzuzamo imbaraga ze. Mu ntege nke zacu rero niho imbaraga za Kristo zuzuriye, zituma duhinduka abakiranutsi. Ibyanditswe birabihamya, biravuga ngo imbaraga zanjye zirangire niwe iza Kristo zuzurira. Rero twebwe aho izacu, aho twatsindiwe tunaniwe kubahiriza amategeko, ubuntu bwa Kristo niho bwaziye, birangira twiswe abakiranutsi imbere y'Imana, birangira tubaye abera imbere y'Imana, nyamara nta ruhare twabigizemo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Rero tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha.
ngo birakomeye ko umuntu yatinyuka gupfira umukiranutsi ngo nkaswe umunyabyaha. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Haleluya. Umva, Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Bivuge ngo wowe ubwawe cyangwa njyewe, twebwe bantu, baramutse baguhitishijemo umuntu wapfira, yaba ari umuntu mubi n'umuntu mwiza, wowe wahitamo gupfira umuntu mwiza bitewe nuko ureba umuntu. Rero abantu barobanura ku butoni, abantu batangira kwita abantu ko ari beza ndetse akumva yamugirira neza kubera ko yamugiriye neza, ariko Imana yo igirira neza ababi n'indashima bose. So rero urukundo rwayo rwatumye Yesu adupfira tukiri abanyabyaha. Ntabwo Imana yigeze idusaba ngo tubanze tubireke Yesu abone kudupfira. Yadupfiriye ngo tukiri abanyabyaha. So rero n'Imana yaratanze Yesu ngo adupfire tukiri abanyabyaha tutabiretse, ni gute wowe ubwira abantu ngo kugira ngo Imana ikwemere iguha agakiza ngo nuko ubanza kureka ibyaha? Ibyo ni ukumushyiraho umutwaro atabasha. Muzabicunga abo babwiye, ni nawe bashobora kuba barabikubwiye ngo uze uvuge ibyaha byawe ubireke hanyuma wakire Yesu umwami ukiza mu bugingo bwawe, ngo bityo azagufasha kureka, azagufasha kwirinda ibyaha ntuzongera kubikora. Ese koko warabiretse cyangwa wasanze ari ikinyoma? So rero ntabwo gukora ibyaha ari byo byakubuza kwakira agakiza. Niba ubikora agakiza wakakira, kubera ko kutabikora ntabwo ari byo bitanga agakiza. No, Imana yakunze abantu bose, nta n'umwe utarurimo. Iyo mpamvu ukeneye kumenya ngo agakiza kabonekerwa mwana w'Imana, agakiza kahawe abantu bose kugira ngo uwizera wese atarimbuka ugahabwa ubugingo buhoraho. So rero wizere, nubwo waba ufite ibyaha ntabwo bigomba kukubuza kwakira Yesu mu mutima wawe umwami n'umukiza, akakubera umwami, akakubera umukiza. Ese niyo mpamvu bavuga ko ari umukiza? Nuko ari umukiza wo kudukiza nyine urubanza rw'ibyaha. Ntabwo ari umukiza wo kurasana amasasu ngo akize igihugu cye. Oya, ni umukiza kubera ko yadukije urubanza rw'ibyaha, kuko Imana abonaga aricyo kintu kiremereye kizica abantu, hanyuma ishyira icyaha cy'abantu kuri Yesu. Rero Yesu niyo mpamvu byanditswe bivuga ko ari umukiza wa bene se, ni umukiza w'abantu, ni umwami kandi akaba n'umukiza. So wizere, n'uw'abantu bose, n'uw'ababi ndetse n'abeza, n'uw'abapfuye ndetse n'abariho, n'uw'abakuru n'abatoya. So wizere rero ko wababariwe biciye mu maraso ye yamennye, umusaraba we waduhesheje agakiza. So urakijijwe nubwo utabizi, nubwo ukora ibyaha, nubwo ukora ibibi, nubwo uri umuntu waciriweho iteka n'abantu, ariko Imana ntikiguciraho iteka kubera Yesu yitanze ku bwawe. Ku byaha byose